Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited, nkuko mubimenyereye tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Yes, ahangaha rero tukaba twabatembereye hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nka KABEZA ikabeza. Tukaba rero tugiye kubereka inzu nziza kandi ihendutse ya kadastre, ngira ngo tubanje kubereka umuzenguruko wayo, hanyuma twinjiye imbere mu gipangu. Mwabibonye ko ari inzu ifite clôture nziza y'amatafari ahiye ndetse na ruriba, ikaba kandi iri kuri kaburimbo yo muri quartier. Iyi rero ni parking yayo muri kugenda mubona, urabona ko ifite parking nini cyane. Iyi nzu ya kadastre ikaba mu by'ukuri ari inzu nziza itari nini ntoya ariko iri moderne. Ni inzu ifite ibyumba bitatu, ni inzu ifite ibyumba bitatu binini byo kuryamamo, hanyuma kandi buri cyumba kikaba kirimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda keza cyane nkuko muragenda mubibona. Iyi nzu rero ikagira kandi douche na toilette ebyiri, ikagira salon, salle à manger, ndetse ikagira na plafond nziza cyane ya gypsum, amakaro meza, za garde-robe murimo murazibona. Ni inzu nziza mu by'ukuri y'icyerekezo ijyanye n'igihe kandi yubakishije itafari rihiye yose, ari nako kandi ifite inzugi nziza cyane za ribuyu zikomeye. Si ibyo gusa kuko iyi nzu ifite annex nziza cyane, ifite inzu nziza, icyumba cyiza cyo hanze, ikagira igikoni cyiza cyane cyo hanze, ari nako kandi gifite na stoke yacyo. Turacyabatemberera mu nzu tubereka ibyumba uko bigiye bimeze, amadushe n'amatoilette, ubu makara arimo meza, inzugi nziza, twatubati nababwiye tw'imyenda byose ngira ngo mwagiye mubibona ngutwo rwose turacyatubereka. Nababwiraga kandi yuko ifite annex, ifite icyumba cyo hanze, ikagira igikoni cyo hanze na stoke, ari nako kandi ifite na douche na toilette byo hanze birumvikana, n'ahantu heza hanini ho kumesera. Aha rero ni mu nzu imbere. Iyi nzu rero rwose irahendutse kuko iyi nzu ya kadastre iri kuri kaburimbo irashaka miliyoni 45 z'amanyarwanda kandi ziri negotiable. Ni amafaranga atari menshi ku nzu nk'iyi ukurikije ikibanza KABEZA kuri kaburimbo uko kigura. Noneho kandi annex yayo murayibona nayo ko ari amatafari ahiye, annex nziza cyane nababwiraga. Ikagira kandi n'ikigega cy'amazi, no kuvuga ngo nta kibazo cy'amazi ushaka kugira. Murabona na cya gikoni nababwiraga. Iyi nzu ntigucike, miliyoni 45 cash kandi zishobora no kuganirwaho. Wayikunze rero waduhamagara kuri ya nimero yacu ariyo 0788 48 67 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa rero ushobora kudusanga aho dukorera ni hano mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati, ukazamuka muri etage ya kabiri rwose ugahita utugeraho. Na handi rero bibera ni muri NZIZA Business Group Limited. Ni muze tubahe service nziza cyane. Ari nako kandi mushobora kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market. Tukwibutsa kandi gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ngwino rero wigurira inzu nziza y'icyitegererezo, uture heza mu mutekano usesuye kuri kaburimbo. Murakoze cyane. Iwacu muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.